Turabashuje nanone kandi bakundwa muri Kristo Yesu, tubahaye ikaze bakunze ibisengesho Ribohora Official, umuyoboro ucishwaho iby'umwuka gusa, ugacaho ijambo ry'Imana, ugacaho amasengesho, ugacaho amahishurirwa atandukanye y'iby'umwuka wera aduhishurira. Karibu rero twongere tuganire kandi duhishure bimwe byahishwe ubwenge bw'abanyabwenge b'isi ya none, ibyo science itaguha, iby'isi ya none itaguhaho amakuru yabyo, ariko ijuru rikaba ribasha gutanga amakuru yabyo. Ijuru niryo ryonyine rihishura ibihishwe mu isi y'umwuka, ku buzima bw'umuntu, ku buzima bw'igihugu, ku buzima bw'isi muri rusange, kuko isi y'umwuka niyo itegeka iyi si iyi ngiyi iboneka. Bityo rero umunyamwuka wese n'ubasha kwakira no gusobanukirwa ibiturutse mu isi y'umwuka. Iyo tuvuga abanyamwuka ba mu byiciro bibiri, hari umunyamwuka wo mu gice cya Satani ukorana na Satani n'abadayimoni, aribo twita abapfumu n'abarozi. Iyo watangiye gukorana n'abadayimoni, ukorana n'imyuka mibi, wowe uba uri umurozi, uba wabaye umurozi cyangwa se umupfumu, kimwe muri ibyo. Hakaba rero n'abandi dukorana n'umwuka wera, aho dukorana n'isi y'umwuka mu gice cy'Imana Data wa twese umuremyi w'ijuru n'isi. Imana ikaba yahishura ibihishwe ku mpande zombi, ishobora guhishura ibihishwe ubwami bw'umwijima bupanga gukora, cyangwa se abagome bakuteganyiriza kukugirira. Imana ikabiguhishurira kugira ngo ube maso. Kandi nanone Imana ishobora kuguhishurira ibijyanye n'imigambi yayo na gahunda yose igufiteho, kugira ngo umenye uko witwara n'uko wifata muri ubu buzima. Karibu rero mu mwanya mwiza wo kugira ngo n'ubundi dukomeze kuganira ku cyitwa inzozi. Impamvu turi muri iki cyigisho cy'inzozi, ntabwo ushobora gutandukanya isi y'umwuka n'inzozi, kandi ku mpande zombi ntiwatandukanya isi y'umwuka n'inzozi ku mpande zombi. Ku ruhande rw'ijuru ntushobora gutandukanya ijuru n'inzozi ku mwana w'umuntu, kandi no mu gice cya kuzimu, mu gice cya Satani, ntushobora gutandukanya inzozi n'umuntu mu ruhande rwa Satani. Rero ni ngombwa ko dusobanukirwa cyane cyane iki gice, kandi mfite kugitindaho muri iyi minsi. Umwuka wera arimo arampata kugira ngo tukibigisheho mugisobanukirwe, kuko benshi ubuzima bwabo burimo burangirika, cyangwa se benshi barimo barahura n'ibitero bitandukanye ariko batazi iyo biva n'iyo bijya. Ukaryama ukasinzira, ukatakwa, ugahura n'ibitero ntumenye ko ari ibitero wahuye nabyo. Noneho ugasanga kubemera cyane cyane bo mu gice cy'Umwami Yesu Kristo, bigatuma mutamenya uko musenga n'uko mwitwara n'uko mwifata. Imana rero tuzanye hano kugira ngo tugufashe mu izina rya Yesu, waduhereye ubuntu. Ibi ngibi tubabwira biduhereye ubuntu, natwe tuba tuje kubibahera ubuntu, kugira ngo ubimenye. nta kindi, ni igihe utangira ikiganiro cyacu ukanagisoza, ni data zawe gusa uba ufite muri telefone yawe cyangwa se muri mudasobwa yawe, ukadukurikirana ukakira ubumenyi bukwiye bw'isi y'umwuka. Reka rero mbere yuko dukomeza, duhamagare umwuka w'Imana udufasha muri uyu murimo, amanuka adufashe, kandi nawe amanukire kugufasha kumva icyo arimo arakwigisha. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo, wadusezeranyije kuduha umwuka wera, kandi warakoze kuba muduhaye, kuko waduhaye isezerano yuko azatubwira n'ibyo utatubwiye, akatubwira ibyenda kubaho n'ibizabaho, ndetse akatwigisha. Duhamagaye umwuka wera rero kugira ngo aka kanya amanuke ku banyumva, ku banteze amatwi, babashe kumva no gusobanukirwa ibyo uvugana n'ubugingo bwabo, ndetse n'ibyo ubigisha mu izina rya Yesu. Nanjye mpamagaye umwuka wera kugira ngo icyo mvuga cyose sinkivuge nkanjye bwite, ahubwo umwuka wera bari we ukivuga,
kugira ngo afashe aba bantu bose baje ku isengesho Ribohora Official. Ni mu izina rya Yesu waba mugapfa akazuka, amen. Uri mu mugambi w'Imana, uri mu bitekerezo by'Imana, uri umushinga mugari w'Imana, wowe uneze amatwi, wowe nyumva. Iyo niyo message ya mbere mbanje kuguha kuko numvise ako kanya Umwuka Wera ambwira ngo nkubwire ibi wowe ko uri umushinga w'Imana mugari wagutse, ukaba uri mu bitekerezo by'Imana, kandi uwo mushinga kuko uri umushinga w'Imana ntabwo ishaka kugutakaza, ishaka kugira ngo ikumenyeshe amakuru yose y'ibiriho, ibizabaho n'ibizaza ku buzima bwawe bwa none, kubw'igihe kizaza ndetse na nyuma y'ubuzima bwa hano mu isi. Rero iyi ni Imana ivugana n'abantu, ikavugana n'abantu mu buryo butandukanye biterwa n'urwego umuntu agezemo, mu buryo bw'imyumvire ye no mu buryo bw'ubumenyi. Imana igenda ikwiyereka, ikagenda igusanga bihuye n'urwego ugezeho rwo kumenya mw'Imana yawe, ndetse n'urwego ugezemo rwo kumva no kubasha gusobanukirwa iby'umwuka. Rero tugarutse mu nzozi, tuje kuvuga ko ntangiye mbabwira ko utatandukanye isi y'umwuka n'inzozi ku mpande zombi. Ngiye kugaruka n'ubundi ku makuru ushobora guhabwa n'isi y'umwuka, ikayaguha ariko ntumenye uko yayaguhaye, kuko mu nzozi benshi kubera kutamenya no kudasobanukirwa bararota bakajugunya ibyo barose ntibabyiteho, nyamara muri izo nzozi barimo bararota zababwiraga ibintu byinshi, zatangaga amakuru ku buzima bwabo, kandi izo nzozi zatangaga amakuru ku buzima bwabo zari zisunitswe n'isi y'umwuka kugira ngo ibahe amakuru hano mu isi ifite imibiri, aba bantu bataza guhura n'ibibazo. Ubusanzwe muri iyi si ya none amakuru arahenda kuyabona, ubutasi burahenda. Kugira ngo umenye amakuru ya adui wawe, yani habari za adui yako, ili uzijue na kuzitambua, ni gharama kuu sana. Kugira ngo umenye amakuru y'umwanzi wawe, umenye aho aherereye, imbaraga afite, birahenda cyane. Kugira ngo umenye amakuru y'ibiriho, ibizabaho n'ibizabaho nyuma, ntabwo ari ibintu byoroshye, yaba ari mu buryo bw'isi ya none cyangwa mu isi y'umwuka. Mu isi y'umwuka rero Imana ntabwo iba ishaka kuguhisha, ntabwo iba yifuza ko hari ibintu byakugwirira cyangwa byagwirira abana b'abantu, kuko ijambo rivuga yuko Imana itazagira icyo ikora itagihishuriye abagaragu bayo b'abahanuzi bayitsenga ku manywa na nijoro. Ni Imana iba idashaka guhisha imigambi yayo, cyangwa se iba idashaka guhisha gahunda ifitiye umuntu cyangwa isi n'abantu muri rusange. Rero muri iki gice twabonye ko ibyanditswe byera bitubwira yuko Imana itavuga rimwe, itavuga kabiri. Muri Yobu igice cya 33 umurongo wa 14, ntivuga rimwe, ntivuga ndetse kabiri, ngo nubwo abantu batabyitaho, bashyizweho basinziriye bari ku mariri yabo, ikavugana nabo mu nzozi. Tubona rero ko abantu aho ngaho kenshi na kenshi batita ku nzozi zabo, nyamara Imana irimo iravugana nabo, ishaka kubaha amakuru y'ubuzima bahagazemo, imibereho barimo, ntambara barimo, ishaka kuguha amakuru y'urugo rwawe, ishaka kuguha amakuru y'abana bawe, ishaka kuguha amakuru y'akazi kawe, ishaka kuguha amakuru y'urubyaro rwawe, ishaka kuguha amakuru y'abantu bana nabo, ibishaka kuguha amakuru ya business yawe, ibishaka kuguha amakuru y'iherezo rya business yawe, ibishaka kuguha amakuru y'umubano urimo uhagazemo kano kanya. Ariko abantu ugasanga bari bize, ntago bashaka kujijuka no guhugukira kuri za nzozi zabo,
ngo bamenye icyo Imana avuganye nabo. Nabarabwiye ngo inzozi ni ururimi rw'umwuka, isi y'umwuka ikoresha ku mpande zombi, mu gice cya Satani no mu gice cy'Imana. None mu gice cy'Imana rero, iyo utaramenya Imana neza ntabwo usobanukirwa iby'izi nzozi. None reka twihute tugaragaze inzozi zishobora kuza zihishemwo, zigaragaza amakuru mabi, ariko kandi utazitaho, n'ubundi utazishugurikira, utagira icyo uzikora kuri izo nzozi, zikaba zahisohora ku buzima bwawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka rero dutangire dusome ijambo ry'Imana, kuko ibyo tuvuga ntabwo tubivugisha ubwenge bukomoka mu bantu, ahubwo tubivugisha umwuka wera w'Imana twashyizwemwo n'Umwami Yesu Kristo tumaze kumwizera. Ni ngombwa rero ko dusoma ijambo. Rero ariko mbere yuko dusoma ijambo, nkwibutse ko umuntu wese uri mu mushinga w'Imana, uri mu mugambi w'Imana, muri ya message natangiriyeho kuri mu mushinga w'Imana, umuntu wese uri mu mushinga w'Imana ni ngombwa ko ararota, kandi kurota kuri mu bihe, kuri mu byiciro bitandukanye. Hari ukurota ukaryama ugasinzira ukabona ibintu uryamye usinziriye, izo ni ndoto. Hari ukurota udasinziriye, ukarota mu bitekerezo byawe, mu bitekerezo bigatangira kurota hazaza hawe, ibitekerezo bigatangira kurota ibizakorwa mu bihe bizaza, ibitekerezo bigatangira gutekereza ibizabaho mu bihe bizaza. Muri wowe mu bitekerezo byawe hagatangira kuzamo ibintu ugomba kuzakora, cyangwa se uteganya kugeraho mu bihe bizaza. Izo nazo burya nazo ziba ari inzozi ziza mu bitekerezo by'umuntu. Ariko izo nzozi zaba ari izo waryamye ugasinzira ukabona ibintu mu bwenge bwawe, usinziriye ushyizweyo ukabona ibintu ugakanguka, byaba ni bya bindi wabona mu bitekerezo byawe udasinziriye, byose biba ari inzozi. Rero muri ibyo byose bishobora gusunikwa n'isi y'umwuka. Hari ibitekerezo bishe mu bitekerezo byawe udasinziriye, byose biba bisunikwa n'isi y'umwuka. Byaba ari ibizanwa muri wowe usinziriye, byose n'isi y'umwuka ibisunika, n'isi y'umwuka ibizana muri wowe, ibirimo iratanga amakuru muri ibyo byose. Rero umuntu uri mu mushinga w'Imana kandi ufite inzozi, ararwanywa cyane, inzozi ze zikarwanywa. Ahangaha ushobora kuba wajyaga wibaza ibyo ucamo, ibyo uri kunyuramo, uvuga ngo kubera iki? Sababu gani mimi ndiye ninayeshindana hivi? Sababu gani mimi ndiye ninayepitia haya? Wibaza ngo kubera iki ari njye uri guca muri ibi? Nta yindi nkuza n'igisubizo. Impamvu urimo wacaga muri ibyo ngibyo bikomeye, nuko nawe ufite inzozi zikomeye. Ufite inzozi wese zikomeye ahura n'intambara zikomeye, ahura n'ibitero bikomeye, kuko Satani atamworohera, aba ashaka kugira ngo asenye za nzozi ze. Satani aba yifuza ko wapfa utageze ku nzozi, za zindi urota z'igihe kiri imbere, za zindi urota z'igihe kizaza, za zindi utekerezaho ziza mu bitekerezo byawe uri maso cyangwa se utari maso. Izo zose umwanzi abazibona, kuko isi y'umwuka mu gice cy'umwanzi nabo barazibona, kandi bakaba batazishidikanyaho, bakaba bazi ko ibyo ubona bizabaho. Wowe ushobora kubona ibintu biruta ubwenge bwawe, biruta n'imbaraga zawe, biruta n'ubumenyi bwawe. Wabibona ukavuga ati ibi bintu sinzi ko bizaba, ibi bintu se koko nzabigeraho. Ariko isi y'umwuka yo ntigishidikanya ku nzozi, kuko ibizi yuko mu nzozi nta nzozi zidasohora. Isi y'umwuka irabizi neza yo ko nta nzozi zidasohora. Ibi Satani arabizi ko inzozi zisohora, zaba ari mbi cyangwa ari nziza. Bana b'abantu mwakagombye kumenya ko inzozi mbi zisohora n'inzozi nziza zisohora, biterwa ahubwo ariko uwo zisohoreraho
tuzamugarukaho kugira ngo biterwa n'iki kugira ngo inzozi nziza zisohore, biterwa n'iki kugira ngo inzozi mbi nazo ubwazo zisohore, zise zisohorera ku muntu bwoko ki. Ibyo tuzabigarukaho. Aka kanya rero twavugaga ko impamvu urwanwa ari ukuba ufite inzozi. Umuntu wese ufite inzozi zikomeye, umuntu ufite inzozi z'ahazaza he, Satani ahagurukira kumurwanya, kuko Satani aba ashaka kwica uwo muntu kugira ngo zitazaba. Turatangira rero mu Itangiriro igice cyaho cya 37 n'umurongo waho wa 20. Tugiye kureba umuntu wagambiriwe kwicwa aho ngaho azira inzozi. Urebe ko nyine inzozi zawe ushobora kuzizira igihe utabaye maso, cyangwa se ibyo wajyaga wibaza ngo ndazira iki. Urazira inzozi, ufite inzozi zikomeye. Rero izo nzozi zikomeye hari abadashaka ko zisohora, hari abadashaka ko babona uzihagazemo, hari abadashaka ko babona uzirimo. Ni ngombwa rero kumenya uko wifata n'uko witwara, n'uko ugomba urwanira ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Twasomye rero Itangiriro 3:7 umurongo waho wa 20. Hanyuma turebe aho ngaho Itangiriro 3:7 umurongo waho wa 20. Dusome mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Nuko reka duhere ku murongo wa 18. Bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravugana bati, dore Karusi araje, nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi. Tuzavuge tuti inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Urumva uyu n'umwana arugize inzozi zikomeye. Ntabwo nshaka kugaruka ku nzozi uyu mwana w'umuhungu yari yarose. Abasomyi babiri murazizi. Ariko ababonye cyangwa bamaze kumenya inzozi ze izo arizo, ngo bamwitegera akiri kure, baravuga ati dore Karusi araje. Kumbe hari abantu bakurebera kure cyane, batari hafi yawe, baba bakwitegeye. Abo bantu baba bakwitegeye, bakurebera kure yawe, ntabwo bakwegereye, bakagambirira kwangiza ubuzima bwawe. Ibyo ucamo hari abantu bamaze kurabukwa imbere hawe, bamaze kurabukwa imikorere yawe, bamaze kurabukwa ukuntu urimo uragenda ukura muri business, bamaze kurabukwa ko ushobora kugira urugo rwiza rukomeye, bamaze kubona ko wagira urugo rwiza rukomeye. Bajya inama yo kugira ngo urugo rwawe barusenye, bajya inama yo kugira ngo urugo rwawe baruriture. Bateza icyo kibazo mu rugo rwawe, bohereza uwo mwuka wo mu buriri uteza ibibazo mu buriri bwawe, bohereza umwuka wo kutavuga rumwe n'uwo mugabo wawe, wo kubacanga kugira ngo mudahuza, kuko hari abantu bakwitegeye, babona urugo rwawe ruzaba rwiza, babona ruzakomera, bohereza uwo mwuka wo kutavuga rumwe. Hari abantu bakwitegeye uri kure cyane, bakubona uri umukobwa uzagira umugabo mwiza, ukagira urugo rwiza, bakurebera bakwitegeye, bamenye izo nzozi z'urugo rwiza ruri imbere yawe. Bohereza uruzingo, barakuzinga, bafata urugo rwawe bararuzirika mu isi y'umwuka. Wajya wibaza ngo kuki ntashaka, kuki ntarongorwa? Hari abakwitegeye bari kure yawe, baravuga bati reka tumuzinge maze turebe ukuntu azagira ku nzozi z'urugo. Hari abakwitegeye bari kure yawe, babona uri umuntu uzabyara abana bakomeye, babona muri we hari inzozi zerekana ko uzabyara abana b'abayobozi, abana batangaje, abana bakomeye, bazaba ibihangange. Baravuga bati reka mureke tumuzinge, tufunge urubyaro maze tubone uko azabyara, dufunge urubyaro tubone ko azigera sama. Baragufunga utabizi, nawe wisanga uri mu kibazo cyo kutabyara, uzi ngo nibisanzwe. Kandi hari abantu bakwitegeye bakabona ngo uyu muntu afite inzozi zo kubyara, reka dufunge urubyaro rwe. Hari abantu bakwitegeye baravuga bati uyu muntu
barubona inzozi zo kwiga amashuri akomeye ukaminuza, ukagera ku nzozi zikomeye zo kuba ikintu kidasanzwe. Baravuga bati babibonye bakurebeye kure, baravuga bati reka duteze ikibazo, dufunge umuterankunga wamuteraga inkunga hagarare, abamwishyuraga uwamwishyuraga ishuri apfe cyangwa hagarare, maze turebe uko aziga, turebe ko azakomeza. Hari abantu bakwitegeye kure, bareba ukuntu iyo bizinesi yabo, bareba ubucuruzi bwabo ukuntu bugenda neza cyangwa se buzagenda neza, maze baravuga ngo mureke dufunge iriya bizinesi, duteze ibihombi byakora, maze tubone uko bizinesi izakura. Inzozi zo gukura bizinesi zawe zipfa gutyo. Hari abantu bakwitegeye, urakizwa winjira mu gakiza, avuga ati kakijijwe, yinjiye mu barokore, ntago bizakomeza. Reka baze ntiyirata ngo yakijijwe, yahindutse, yaretse inzoga, yaretse ubusinzi, bohereza umwuka, baravuga ngo reka tumwoherereze uyu mwuka, maze turebe ko azakizwa, turebe ko azakomeza mu rugendo rw'agakiza. Hari abantu bakwitegeye bari kure yawe, babona ufite inzozi zo kujya mu mahanga, babona ufite inzozi zo kuzenguruka, baravuga bati reka dufunge izi ngendo turebe ko zizabaho. Rero umuntu ufite inzozi agendwaho n'abantu baba batifuza ko zisohora. Umuntu ufite inzozi arahirwa cyane, kuko hari biba bishaka guhinyuza za nzozi ze, bidashaka ko zibaho. Umuntu ufite inzozi akorerwa inama zitandukanye mu isi y'umwuka, mu isi y'abarozi, mu isi y'abadayimoni. Hari inama zikorwa ku bw'uwo muntu zigamije kugira ngo zishake icyo zakora kugira ngo uwo muntu inzozi arota ntizizabe. Ndagusengera nisengera mu izina rya Yesu, malaika wa kufanikisha na kutimiza ndoto ashuke kwa ajili yangu na kwa ajili yako, ili atimize ndoto zangu na zako kwa damu ya Yesu na kwa uwezo wa jina la Yesu. Vuga ngo amina. Ndagusengera nisengera mu izina rya Yesu ngo Imana yohereze malaika ushinzwe gusohoza inzozi, kuzuza inzozi, yuzuza inzozi zawe n'izanjye mu izina rya Yesu wapfuye akazuka, maze uvuge ngo amina, bibe bityo. Iyo uvuze ngo amina, uba wakiriye cya kindi kivuzwe mu isi y'umwuka. Narababwiye nti amina ni uburyo bwo amina ni ikiganza cyakira ibituruka mu isi y'umwuka. Ibituruka mu isi y'umwuka byose bica mu nzozi, ibindi bigaca mu ijambo, tubyakiriza amina. Rero wumvise ko bavuze ngo mureke tumwice, tumujugunye mu rwobo zacukuye kubika amazi. Hari abantu murota muri mu myobo ukagira ngo nibisanzwe, kumbe tiyari mu isi y'umwuka. Isi y'umwuka iri kuguha amakuru ko watawe mu mwobo. Inzobo zabikiwe kubika amazi, watawe mu mwobo w'ubukene, watawe mu mwobo w'indwara, watawe mu mwobo w'ibibazo bidashira, watawe mu mwobo, urugo rwawe rwatawe mu mwobo ukabibona. Ndagusengera kugira ngo mu izina rya Yesu malaika gukure muri uwo mwobo mu buryo bw'umwuka, katika jina la Yesu aliyeshinda Lucifer na malaika zake. Mu izina rya Yesu Kristo watsinze Lusoferi n'abamalaika be, mu izina rya Yesu Kristo watsinze Satani n'abamalaika be, Uwiteka aza gukure, atume malaika wagukure muri uwo mwobo mu izina rya Yesu. Baravuga bati mureke tumute mu mwobo turebe ko azavamo. Uravamo mu izina rya Yesu, n'inzozi zawe zirasohora mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Ndakwaturaho ko inzozi zawe zigomba kuzura. Dukomeje gusoma rero, tugiye kwihuta. Hanyuma ubwo igice cya mbere tubonye ko nyiri inzozi ahigwa, kabiri tubonye ko nyiri inzozi arwanwa, gatatu tubonye ko nyiri inzozi hari inama zikorwa kubwe kugira ngo inzozi ze bazibuze gusohora, kane tubonye ko nyiri inzozi bashobora kumuta mu rwobo cyangwa kumuta ahantu ibunaka cyangwa mu bibazo, bagambiriye kuvuga ngo turebe ko izo nzozi ze zizabaho. Gatanu tubonye ko nyiri inzozi hari abantu bashobora kumwitegera ari kure bagapanga kumugirira nabi. Mpamvu rero wacaga muri ibyo bibazo
menya ngo ni impamvu z'inzozi ufite, impamvu y'urugamba rwawe, impamvu y'intambara zawe ni inzozi ufite. Izo nzozi ufite hari abadashaka ko zigomba kubaho. Aha, twihute rero mu itangiriro nanone igice cya 40 umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Itangiriro igice cya 40, ntabwo ari umurongo wa mbere gusa, ahubwo turahasoma imirongo myinshi aho ngaho. Turahasoma imirongo myinshi kuko hari icyo gice kitwigisha. Itangiriro igice cya 40 umurongo waho wa mbere turahasoma, haraduha amakuru menshi ariko turahasoma twihuta kugira ngo wumve nyiri inzozi wasuzuguye inzozi ze ko ashobora kwisanga za nzozi yasuzuguye ziba mu buzima bwe. Hanyuma y'ibyo, umuhereza wa vino n'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitsima ye barakaza shebuja umwami wa Egiputa. Farawo arakarira abahereza be vino n'umutware w'abavuzi b'imitsima, abarindishiriza mu nzu y'imbohe ari mu rugo rw'umutware w'abamurinda, aho Yozefu yakingiraniwe. Umutware w'abarinda umwami abarindisha Yozefu ngo ajye abakorera, bamara igihe bari mu nzu y'imbohe. Umuhereza wa vino w'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitsima ye bakingiraniwe muri ya nzu y'imbohe, bombi barotera ijoro rimwe inzozi zicishije ukubiri zigasobanurwa ukubiri. Urabyumva ko hari inzozi ushobora kurota zifite ubusobanuro mu buryo butandukanye. Umuhereza wa vino n'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitsima ye, aho twahasomye, Yozefu mu gitondo yinjira aho bari asanga bababaye. Wowe urose ntacyo inzozi zikubwira. Aba bantu bari bazi isi y'umwuka, bararose bamaze kurota, ariko ibyo barose kuko batari babifitiye amakuru, batari bazi ubusobanuro bwabyo, byabateye agahinda gakabije, byabateye kubabara. Ugomba kubabara igihe urose ntumenye icyo warose. Nubabara, umwuka wera azaza gusobanurire iby'izo nzozi. Reka dukomeze. Yozefu abaza babatware ba Farawo bakingiraniwe hamwe nawe mu nzu ya shebuja na Yozefu ati, niki gitumye mugaragaza umubabaro mutyo uyu munsi? Baramusubiza bati, nuko twarose inzozi kandi akaba ari ntawubasha kuzidusobanurira. Yozefu arababaza ati, gusobanura si uko Imana se? Ndabinginze nimuzindotorere. Ubundi inzozi zisobanurwa n'Imana. Zisobanurwa n'Imana. Gute rero? Umwuka wera aza mu mutima w'umuntu cyangwa mu mutima w'umwizera, wizera Yesu. Noneho wa mwuka wera akaba yabasha gusobanura za nzozi. Gusobanura ni uko umwuka wera muri iki gihe cyacu, ni uko Imana Data twese mu Kristo Yesu ibinyujije mu mwuka wera. Mwuka wera ajya asobanura inzozi. Urarota ntumenye, ariko ni ngombwa kumenya ibyo warose. Umwuka wera yiteguye gusobanura, ahubwo urabikeneye. Kuko benshi murarota ntimubyiteho, benshi murabona ntimwite ku byo mwabonye. Ndagukangurira kuzajya wita ku byo ubona, waba cyane cyane igihe uri mu ntambara. Niba uri mu bukene, ita ku nzozi uri kurota muri ubwo bukene. Niba uri muri kirize, ita ku nzozi ubona muri icyo gihe cya kirize. Niba uri mu gihe cy'urugo rwawe rurimo amakimbirane, ita ku nzozi urota muri ayo makimbirane. Niba uri mu gihe cyo kutuzuzanya, cyo kutavuga rumwe n'umusheri wawe na fiancé wawe, ita ku nzozi uri kubona muri icyo gihe ziba zitanga amakuru. Niba uri mu gihe kibi kigoye cy'ibihombo, mu gihe kibi kigoye cy'ubuzima ubona bwagucanze ibibazo ari byinshi, ni ngombwa ko wita kuri izo nzozi. Iyo utazitayeho ushobora gusanga wasohorerwaho n'ibyago n'amakuba mu buryo bitunguranye.
kuko kenshi na kenshi igihe abantu bari mu bibazo, Imana ibishaka kubahumuriza, Imana ibishaka kubaganiriza, Imana ibishaka kubereka inkomoko y'ibibazo byabo, ariko ugasanga imitima yabo ihabijwe n'agahinda, ihabijwe n'imibabaro ndetse n'ubujiji bwinshi n'uburangare bwinshi bwo kutita ku byo babona. Aba rero urumva ko bari mu kaga, bari muri gereza. Imana ibasanga muri gereza igamije kugira ngo ibereke ibigiye gukurikiraho. Gusa icyo tubashimira nuko bano babaye maso, bakita ku nzozi zabo, bikabatera agahinda kuko batari babonye uzisobanura. Niba utasobanukiwe inzozi, ndajya nkubwira ngo ntugatuze utaramenya inzozi zawe icyo ziri kuguha, utaramenya ayo makuru isi y'umwuka irimo iraguha ni makuru bwoko ki, ashingiye ku ki, arerekeza ku ki. Ni byiza cyane kwita ku nzozi zawe igihe uri muri ibyo bihe navuze aho ngaho muri uwo mwanya utambutse. Yes. Umuhereza wa vino mukuru arotorera Yosefu inzozi ze ati, narose ngo umuzabibu wari imbere yanjye kandi wari ufite amashami 3, mbona usa n'upfuditse uburabyo burabya, amaseri yawo arashisha arihisha. Igikombe cya Farawo nari ngifite mu ntoki, nenda izo nzabibu nzikamurira muri cyo, ngihereza Farawo. Yosefu aramubwira ati, uku niko zisobanurwa, ya mashami 3 ni iminsi 3. Iminsi 3 itarashira, Farawo azakuzamura, ashyire umutwe wawe hejuru, agusubize mu butware bwawe, ubone guhereza Farawo igikombe nk'uko wahoze ukora kera uri umuhereza wa vino. Uyu muntu urumva inzozi arose ubusobanuro bwazo. We yiroteye umuzabibu, abona umuzabibu, igiti cyitwa umuzabibu. We yiroteye igiti cyitwa umuzabibu kiri imbere ye, kandi abona uwo muzabibu wari ufite amashami 3. Ni n'umuzabibu utangaje kubona igiti gifite amashami 3 yonyine, ngo kandi wari ufite amashami 3. Nuko ngo abona nk'upfunditse uburabyo. Ya mashami cyangwa se cya giti cy'umuzabibu kigeze gute? Gipfunditse uburabyo kandi ngo burarabya. Kandi akomeza avuga ko none ntaga ubwo burabyo bwakomeje kuburabyo bwari bufite n'amaseri, ngo kandi ayo maseri yaho yarahishije. None ngo abona mu kiganza cye afite igikombe cya Farawo, kuko nyine abahame bafite ibikombe byabo banyweramo, ntabwo yanywera mu gikombe abantu bose banyweramo. None ngo mu nzozi ziwe aza kubona ngo yenda za nzabibu akazikamura muri cyo, akahereza Farawo. Bagiye kumusobanurira baramubwira ati, rero ntabwo Farawo, ntabwo Yosefu yigeze yirushya ngo amubwire ngo uwo muzabibu wabonye ni iki. Yahise ahubwo atangira ku mashami 3, aramubwira ati, uwo muzabibu wabonye ufite amashami 3, amashami 3 ni iminsi 3. Rwose urumva yahise, ntabwo yigeze ajya muri detail. Ntabwo umuntu w'Imana yigeze ajya muri detail ngo agenda avuga utuntu n'utundi. Ayo mashami 3 ni iminsi igize 3. Ati iminsi 3 itarashira, Farawo azakuzamura, ashyira umutwe wawe hejuru, hagusubize mu butware bwawe, ube wongere guhereza Farawo igikombe nk'uko wahoze ukora uri umuhereza wa vino. Hari inzozi zishobora kuza zikwereka ko ugiye guhabwa promotion, ugiye guhabwa igarade, uri umusirikare, ariko zikakwereka ko ugiye guhabwa amagarade, ugiye kuzamurwa, uri umuntu wari uri hasi. Inzozi zikaza zikwereka yuko ugiye gutera intambwe, ukajya hejuru nawe ukongera ugatera intambwe y'ubuzima cyangwa y'imibereho. Hari inzozi ushobora kurota, hari inzozi zikwereka yuko ugiye kuva mu busiribateri, hari inzozi zikwereka yuko ugiye gusama ukabyara,
hari inzozi zishobora kuza zirimo zirakwereka yuko ugiye kugenda amahanga. Hari inzozi zishobora kuza zikwereka ibyiza nyine, zizanye amakuru y'ibyiza ku buzima bwawe. Noneho rero sasa utaba amaso, zikaba zakererezwa n'umwanzi, kuko umwanzi ashobora gukerereza inzozi zawe, nk'uko twabonye ko umuntu wese ufite inzozi arahigwa akarwanywa. Twabonye ko ahigwa akarwanywa. Utabera amaso za nzozi zawe rero urimo urahabwa amakuru yazo ngo ushikame uzisengere, umwanzi akaba yazikerereza. Ashobora kuzikerereza ariko ntashobora kuzibuza gusohora. Ni ngombwa rero kuba amaso mu izina rya Yesu. Noneho sasa wumvise ko hari inzozi zishobora kukuzanira amakuru y'ibyiza gusa, kukuzanira amakuru y'ibyiza biri imbere yawe bigiye kuza. Noneho reka dukomeze hepfo. maze uzanyibuke ubwo uzabona ibyiza, uzangirire neza, ndakwinginze uzamvugire kuri Farawo unkure muri iyi nzu. Ni ukuri kuko banyibye mu gihugu cy'Abaheburayo, nino naho bankize muri iyi nzu y'imbohe nta cyaha nakoze. Wa muvuzi w'imitsima mukuru yumvise yuko amusobanuriye ibyiza, abwira Yozefu ati, nanjye narose nikoreye ibyibo 3 by'imitsima yera, kandi icibo cyo hejuru y'ibindi cyarimo imitsima yokeje y'uburyo bwose. Cira Farawo ibisiga biyindira ku mutwe iri mu cibo. Yozefu aramusubiza ati, uku niko zisobanurwa. Ibyo byibo 3 ni iminsi 3. Iminsi 3 itarashira, Farawo azashyira hejuru umutwe wawe, awugukuyeho akumanike ku giti, ibisiga bizakuriraho inyama yawe. Jesus, mbega inzozi zihetse amakuru mabi. Hano urabona ko hari inzozi zishobora kuza zihetse amakuru mabi. Umugabo arose ibyibo 3 birimo imitsima, ariko akabona byikoreye. Noneho abonye ibisiga birimo bizimuri igihe yarajyanye imitsima, kuko uyu nguyu yakoraga akazi ko gutekera umwami umutsima. Aka kazi ko gutekera umwami arota inzozi rero, aza kugakurwamo ashyirwa muri gereza, kuko yari yarakaje iki umwami. Uwa mbere twabonye we yarashinzwe gutegura ibyo kunywa umwami agomba kunywa. Bombi rero baje kurakaza umwami, nk'uko tubibonye, bashyirwa mu nzu y'imbohe. Bamaze gushyirwa mu nzu y'imbohe, barota inzozi ziri ukubiri kandi zisobanurwa mu buryo butandukanye. Mwumvise uwiza mbere ko yagombaga gusubizwa mu mirimo ye nyuma y'iminsi 3. Farawo akamushyira hejuru, akamuha promotion, akamusubiza mu kazi ke. Ubundi noneho rero inzozi arose zisobanuye mu buryo butandukanye. Yikoreye imitsima 3 iri mu byibo. Bambi ibyibo, yikoreye ibyibo 3 birimo imitsima. Ariko kandi intego iyo ibyo byibo abyikoreye abishyira Farawo. Mu kubishyira Farawo, ari mu nzira abona ibisiga birimo biramurira ku mutwe ya mitsima. Arakanguka nawe, kanguka afite agahinda k'izo nzozi. Ariko yumvise mugenzi we ko inzozi yagize zari inzozi zigiye kumupromotinga, zigiye kumusubiza mu mibereho, zigiye kumuvana mu nzu y'imbohe. Nawe agira ati reka nzivuge nanjye nzimenye. Ariko azivuze asanga zirimo amakuru mabi. Hari inzozi ushobora kurota ugasanga inyuma yazo zirimo amakuru mabi gusa. Zirimo amakuru mabi. Zirakumenyesha ko urugo rwawe rugiye gusenyuka. Zirakumenyesha ko relationship yawe igiye gusenyuka. Zirakumenyesha ko business yawe igiye kujya mu bihombo, gatezwa cyamunara.
zirakumenyesha yuko urugendo ugiye gukurana ugiye kujyamo wahuriramo n'impanuka cyangwa se uzahuramo n'ibibazo. Zirakumenyesha ko igihugu kigiye kujya mu bihe bitari byiza. Zirakumenyesha ko akazi kawe ukora kagiye kujya mu bibazo, kuko ubundi kenshi na kenshi inzozi ziza zikwereka ibyo akazi kawe ukora, iby'ibihe byawe uba uhagazemo. Abangaba bahawe inzozi zihuye na domene zabo. Hari abantu muhabwa inzozi zihuye n'amadomene yanyu mubarizwamo, ariko ntimumenye ibyo ayo makuru murimo murahabwa. Inzozi zishobora kuza zikwereka ko hari ibihombo bigiye kuza mu bucuruzi bwawe. Inzozi zishobora kuza zikwereka ko hari igihe urugo rwawe rugiye gusenyuka. Inzozi zishobora kuza kukwereka yuko destiny yawe iri mu kaga, bashaka igiye kuriturwa. Inzozi zishobora kuza zikwereka yuko ugiye kwisanga mu bihe by'uburwayi bitandukanye. Inzozi zishobora kuza zije kukwereka yuko Satani ashaka kugusebya, ugiye guseba, ugiye gukorwa n'isoni ugahura n'ikimwaro. Inzozi zishobora kuza zizanye amakuru menshi utazitaho ngo ugire icyo uzikorera. Uyu nguyu nyuma yo guhabwa izi nzozi no guhabwa ubusobanuro bwabyo ntacyo yazikozeho. Muri iki gihe cya none twahawe ubuntu, turi mu gihe cy'ubuntu butagira akagero, aho dushobora kuburizamo inzozi mbi zose zadupangiwe kandi zagaragaye, aho dushobora kuburizamo imigambi ya Satani n'imigambi y'abana b'umwijima, aho dushobora gutakamba tugasenga ikibi cyari cyatuvuzweho kigahagarara. Ariko ab'iki gihe cya none bagahabwa amakuru ntibamenye. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo nsoza kino kiganiro. Icyozo iki kiganiro nsoza iki cyigisho, ukangurira ngusengera kugira ngo mu izina rya Yesu igihe cyose warose inzozi umenya ngo isi y'umwuka yavuganye nanjye mu nzozi. Menya icyo yakubwiraga ni iki, nahaye makuru isi y'umwuka irimo iraguha. Isi y'umwuka yamaze gukora, yakoze ubutasi bukomeye. Muri ubwo butasi babonye ko hari ibigiye kuba kuri wowe, babonye ko hari ibigiye kuba ku buzima bwawe, babonye ko hari ibigiye kuba mu mibereho yawe. Noneho isi y'umwuka irabanguka, iravuga ngo reka umuntu tumuhe amakuru kugira ngo abe maso, kugira ngo amenye uko yifata, amenye icyo yakora ari muri iriya si. Noneho wowe yaguha amakuru ukayapfusha ubusa. Wipfusha busa amakuru y'isi y'umwuka iguha aciye mu nzozi. Habwa umugisha n'Imana. Wanyumva gutarakira umwami Yesu Kristo, umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Indiza Yesu Kristo mu buzima bwawe kugira ngo abashe kukurokora, uhunge umujinya w'Imana n'ibyago bizasukwa mu isi, uhunge umuriro utazima, uhunge urupfu rw'iteka. Mwakire mu mutima wawe, mwakire mu bugingo bwawe, wihane uve mu byaha, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Imana ikugire neza, Imana iguhe amahoro n'umugisha. Umwami Yesu aragukunda, agutegeye amaboko kugira ngo akugirire neza. Shalom, mugire ibihe byiza.